tubahe ikaze rero nshuti bakunzi mudasiba gukurikirana ibiganiro bya Nsabira TV. Uyu munsi tugiye kwinjirana muri pariki nasiyonari y'Akagera. Ndabizi neza kubera ibikorwa bya buri munsi buri muntu aba ari gukora, yaba mu mago yaba mu kazi gatandukanye, ntimushobora kubona umwanya wo gusura ibyiza nyaburanga, ariko gato cyane tugiye kwinjira mu ishyamba ry'Akagera. Reka dufate umuhanda twinjireyo. Tugiye guhura n'imwe mu ntare ziba ziri gutembera hano ndetse n'imparage ziba zigenda. Intare ariko ziba ziri seriye cyane ku buryo guhiga ndetse no gushakisha tumwe mu dusimba cyangwa se mu tunyamaswa tw'inyembaraga nkeya ari two dutunga intare, bigaragara neza ko n'imwe muri risike zishobora gufata kwirwa zigendagenda zishaka umuhigo. Tubibutsa neza yuko hano rero muri iri shyamba ry'Akagera zimwe mu nyamaswa z'indyanyama ziba ziri guhiga cyane, mu gihe hari n'izindi nyamaswa ziba ziri muri risike kurusha izindi. Twegere gato ku mazi rero turebe uburyo ingona zishobora guhiga ndetse n'uburyo zishobora kutarambirwa gutegereza zimwe mu mpara ndetse n'imparage ziba zigerageza kuza kunywa amazi hano ku iriba cyangwa se ku kiyaga, kubera igisa n'inyota iba yugarije izo nyamaswa. Turebe rero uburyo ingona zibigenzamo kugira ngo zibashe kubona umuhigo wazo. Izo mureba imbere yanyu ni ingona ziryamye cyangwa se zirekereje mu mazi kugira ngo zibe zabona umuhigo. Imbere gato cyane tuzuminze mu buryo bugaragarira amaso yanyu, urabona ko igerageza buryo ki ireba uburyo impara itangiye kunywa amazi, then ingona igasa nk'iyibira gato. Uko rero impara ikomeza kunywa isatira imbere gato, ni nako ingona ibasha kuba yayisimbukira ikayifata muri ubwo buryo. Nguko rero uko bigenze, ibiyifashe ikayikururira mu mazi, impara nayo igatangira kurwana n'uburyo ishobora kwikura mu menyo y'ingona, ariko ntibize kuyorohera kuko ngenzi zazo ziba zamaze kugenda. Mu by'ukuri rero uburyo ishobora kuyitwaramo ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Murabizi ko buri kinyabuzima cyangwa se umuntu wese iyo ageze nawe mu mazi aroroha, icyo twakwita nka density cyangwa se ireme bwite riroroha, bigatuma rero abasha koroha ikaba yamujyana. Ariko nk'uko mubibona ibashije gucika ya ngona, ariko ifite igikomere, ari nako n'intare nazo ziba zitabyoroheye. Ni two dutendo rero dukomeje kubera mu ishyamba ku bantu batajya babasha gutembera cyangwa se bahura n'imbogamizi zishobora gutuma batinjira mu ishyamba neza, bitewe ko bumwe mu buryo bukoreshwa mu bukerarugendo bw'iburasirazuba cyangwa se mu Rwanda muri rusange butaratera imbere cyane. Ari nayo mpamvu rero bumwe mu buryo dushobora kwemererwa gusuramo izi nyamaswa ni uburyo dukoresha twifashishije kugenda mu mamodoka yabugenewe kugira ngo hatabaho kuza gukomeretswa na zimwe mu nyamaswa z'inkazi. Nguko rero uko biba byifashe mu ishyamba, ni urujya n'uruza rw'inyamaswa zigiye zitandukanye, aho intare, aho ingwe zigerageza gushaka umuhigo w'icyazitunga. Niko bigenda. Amasha, zebra, izo zose ziba zishinzwe gukora iyo bwabaga, zikiruka cyane kugira ngo zidashyira ubuzima bwazo mu kaga. Ariko nyamara ntihaburamo izifatwa, kuko izi ingwe zirimo ziba zifite icyo twakwita nka system zikoresha mu kugira ngo zibashe kuba zafata izo nyamaswa z'inyantege nkeya. Nk'uko mubibona rero buriya intare yabashije gufata
imwe mu mpara ndetse ariko na ngenzi yayo nayo igerageza buryo ki ishobora kwitabara, ariko ntago biba bizoroheye. Mukomeze rero musitayinge tune, dukomeze tubatembereze, tubereke udutendo tubera mu ishyamba uko biba byitwaye. Utsa niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa Nsabira TV, icyo usabwa nta kindi ni ukureba munsi ya videwo yawe ugakanda ijambo subscribe, ukemeza all notification kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose bigiye bitandukanye. Twizera ko rero wowe wamaze gukora subscribe, uri kureba iki kiganiro tugiye gukomezanya. Reka dukomeze rero tureba tumwe mu dutendo tubera hano muri pariki nasiyonari y'Akagera. Ndabizi neza ko hari abantu mutajya mubona time, mubone umwanya bitewe n'akazi mukora mu ma office ndetse n'ibindi bigo byose mukorera bitabasha kuba byabahereza igihe cyo kubasha gutembera. Reka rero mbatembereze mu gice cyihariye noneho kirimo inyamaswa zigiye zitandukanye, tubarusheho kugenda tuzibasobanurira neza cyane gatanu kuri gatanu. Mubibona rero ni ikibuga kigari rwose kirimo ibyatsi, kirimo amabuye, zisa neza naho zisanzuriramo. Igihe rero zihizwe cyangwa se zikirukankwaho, bizisaba kuba ziri ahantu hagari kandi hatuje mu buryo zishobora kwiruka zidafite ikizibangamira nk'imisozi ndetse n'ibindi. Twibutsa rero nk'uko twatangiye ikiganiro tubabwira zimwe mu nyamaswa z'inyantege nke harimo nk'impara ndetse n'imparage n'utundi dusimba duto cyane, tuba turi gutinya icyo twakita ingwe iri muri iri shyamba ndetse n'intare, kuko 80% nibyo bikunze kuzibuza umutekano. Bityo rero mu buryo bwo gushaka igisa nk'aho ari igitunga izo ntare, zirara muri za mpara ndetse n'imparage, zikazasa zikazitesha umutwe mu buryo bwose bushoboka, ariko nazo iyo zibonye agahenge zirwanaho, kuko ziba zishobora kuba zateranira ku nyamaswa imwe ndetse y'inkazi zikaba nazo zayimerera nabi cyane. Witegereje neza muri kiriya gice cyahariye haguye igiti, urahabona impara ndetse n'imparage. Izo rero izo giraffe cyangwa se utwo dusumbashyamba, urabona ko iyo zibashije guteranira hamwe ahantu hasa nko mu kabaya, ziba zikusanyirize hamwe kugira ngo zibashe kwizera umutekano wazo, ariko cyane ko intare zo ziba zirekereje ku buryo zishobora kuzitatanya bizoroheye.